Shalom shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana ko yongeye kuduha umunsi mwiza, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu twese. Ndasenga kugira ngo Uwiteka yongere kukugira neza, wowe ukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Ikaze rero nanone muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ndizera ko muguwe neza kandi mukomeje kugirana natwe ibihe byiza byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Imana ibakomeze kandi dukomeze twese gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana tuba twize, kuko iyo turishize mu bikorwa nibwo ribasha guhindura ubuzima bwacu. Imana ibagire neza. Uko bisanzwe nanone murakomeje kubana nanjye Arsene Ndikumana. Iki cyumweru Uwiteka yadusize ku mutima nanone gusenga no kwiga ijambo no kuganira namwe ijambo ivuga ngo icyaha ntikikaganze mu mitima yacu. Twasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo none rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, mwumvire ibyo yifuza. Nitwemere ko Satani akomeza kuganza mu buzima bwacu, atuganzishamwo ibyaha, adukoresha ibyo kudakiranuka. Nitumwemerere, tumwange muri kino gitondo, twiyambure buri cyaha cyose Satani yazanye mu buzima bwacu. Isengesho ryanjye muri kino gitondo nuko Uwiteka yongera kandi kutugira neza, akaduha imbaraga zo gutsinda no kunesha icyaha kimaze iminsi kibase ubuzima bwacu. Uyu munsi turaza gukomereza muri kino gice nyene ku murongo wa 13. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe n'ukugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka cyangwa se no gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Hano turabona Paulo ariko araduhugura nanone atwibutsa ngo imibiri yacu nitukayiha ibyaha, nitwemere Satani gukoresha imibiri yacu ibyaha, kubera ko iyi mibiri yacu ni ingoro cyangwa se ni insengero z'Imana, z'umwuka w'Imana, zamwemu yera. Nitwemere rero ko Satani ayikoresha ibyaha. Paulo araduhanura ngo ntitugahe icyaha imibiri yacu. Bene data, rimwe na rimwe hari igihe ibyaha bikomanga mu buzima bwacu, hari n'igihe twebwe ubwacu dufata umwanzuro wo kubisanga aho biri, tukijyana tukishora mu byaha. Ariko ijambo ry'Imana riri kuduhanura ngo ntitukihe ibyaha imibiri yacu, ntitukayihe ibyaha. Ahubwo Paulo agakomeza atwigisha n'aduhanura, akatubwira ngo imibiri yacu ngo ariko ngo mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, ngo n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Waruzi yuko bishoboka ko wafata umubiri wawe ukawutamba, ukawuhindura igitambo, ukawuhindura ikimazi, ukawuha Imana. Haleluya. Ukabwira Imana ngo Mana, uyu mubiri wanjye nibyo nawukoresheje ibyaha, nibyo nagendeye kure yawe, ariko uyu munsi fashe umwanzuro wo kuguha umubiri wanjye kugira ngo ube igitambo kizima. Haleluya. Igitambo cejejwe, igitambo gikiranuka. Yesu arifuza ko kino gitondo imibiri yacu tuyihe Imana. Haleluya. Bibiliya nanone yatubwira mu Baroma 12 ku murongo wa 1 ngo nuko bene data ndabingingira kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, ngo niko kwikorera kwanyu kogira ikimaze. Abantu benshi bakorera Imana ariko imibiri yabo iri mu byaha, iri kure y'Imana. Niba wifuza ko ibiko gukora bigira akamaro, bigira ikimaze ku Mana, reka utambe uwo mubiri wawe. Ntiwemere ko umubiri wawe ujya mu busambanyi, ntiwemere ko umubiri wawe ujya mu biyobyabwenge, ntiwemere ko umubiri wawe usesa amaraso, ntiwemere ko umubiri wawe wica wiba, ntiwemere uwo mubiri wawe ko Satani awukoresha iby'uburetwa. Hari abantu babibaza ngo bari gukorera Imana, hari abantu baba bafite ishaka bibaza ngo ni byiza, ariko iyi mibiri yacu tutayitambye ngo ibe ibitambo bizima,
gukorera Imana kwacu ntabwo kwabasha kugira umumaro. Bibiliya yatubwiye ngo nitwabara gutamba imibiri yacu ngo niko gukorera Imana kwacu ngo kuzaba gufite umumaro. Nshuti yanjye, ushobora gukora ibintu byiza byinshi cyane, ukabikorera abantu, ukabikorera abo uyoboye, ariko niba umubiri wawe utarawutanze, utarawuhaye Imana, ngo ukore ibyo gukiranuka muri bya bihe by'ibanga, muri bya bihe byaguhishwa, niba utarihaye Imana, uzosanga warabaye umuhombe mu bwami bw'Imana. Imana igushoboze kandi kugire neza gutanga umubiri wawe muri uyu mwanya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, urakoze kubw'ijambo ryawe. Muri kino gitondo nasengera mwene data ariko aranyumva Mwami, reka imibiri yacu tuyiguhe Mwami, ibi bitambo bizima, kugira ngo kugukorera kwacu kubuka umumaro. Urakoze kuri Imana igira neza, utubabarira aho tutagenze neza, ariko nanone utwakire, wakire imibiri yacu, wakire imitima yacu, wakire ubugingo bwacu Mwami, kugira ngo byose bigukorere kubw'icubahiro cyawe. Urakoze Mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza w'umugisha, kandi musangiza hano ubutumwa bwiza, n'abahabwa umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom.